Murakaza neza kuri iyi channel yitwa Xmedia. Ni channel nshyashya igiye kujya ibagezaho utuganiro tw'ubwenge, ese by'umwihariko ku ikoranabuhanga yaba telefoni ndetse na mudasobwa. Usibye ko n'ahandi tuhababereye, haba mu makuru n'ibyegeranyo, muri siporo, mu myidagaduro ndetse n'ahandi. Uyu munsi rero akantu k'ubwenge tugiye kubagezaho, tugiye kukwereka uko wakwikorera beat ukoresheje telefone yawe ku buntu nta na interineti bigusabye, dore ko bamwe bajya kudownloadinga beat cyangwa bakajya gukenera beat ngo bayikure ahantu, bikabasaba kwishyura amafaranga cyangwa bagashyiramo amamega yabo kandi hari igihe interineti iba yarabuze. Rero guys, stay here ubundi mbereke, ariko mbere na mbere ndagira ngo mbanze nkwisabira akantu kamwe. Ndagira ngo urabona umubare w'abasubscribers mfite kuri channel yanjye, ndagira ngo nyongerere, gira impuhwe rwose wongereho nawe wiyongere mu basubscribers mfite, uraba ukoreye umugisha. Kandi niba ari ikibazo ufite ugitange muri comment, icyo ubona twibeshyeho nubwo nta nacyo ugitange muri comment, tuzagisoma kandi tugusubize. Ikindi kandi ndagira ngo mbabwire yuko ukeneye kuvugana natwe ku bintu bitandukanye wifuza cyangwa n'iyi channel yacu wifuje nko kuyigura cyangwa ibindi, waduhamagara kuri nomero ikurikira: 07 295 90 46. Ngaho twagiye. Muri telefoni yawe urasabwa kuba ufitemo application ariyo y'iyi ngiyi, application yitwa Groovepad. Groovepad murayibona ahangaha. Groovepad ni uku nguku iba imeze. Ni application ushobora kugenda ukadownloadinga muri Play Store cyangwa App Store bitewe na telefone ukoresha, ariko iyo application ndagira ngo nkwizeze yuko bitewe n'ukuntu ngiye kubikwereka igiye kugufasha ibintu byinshi. Genda wowe muri Google Play Store, hahandi muri application akenshi bikoranye na telefone yawe ariyo iyi ngiyi Play Store, dore niyi. Ugende udownloadingemo iriya application yitwa Groovepad. Groovepad ubanze witegereze neza ukuntu babyandika, dore application yacu ni iyi ngiyi, iyo Groovepad. Nimara kwesitara muri telefone yawe rero, uraza uyikirikeho utegereze ibanze yake. Iyi application rwose ikora beat cyane, by'umwihariko beat za hip hop, usibye ko na beat yose yayikora, na beat yo gukoresha nko mu kiganiro. Hari ukuntu ufite YouTube channel warangiza ugakenera gukoreshamo beat, gukoresha beat z'abandi, copyright ukaba wayiriye, kandi nawe ufite ubushobozi bwo kuba wakwikorera iyawe beat. Rero uno munsi ndagira ngo nkwereke uko wakwikorera beat nka kuriya kuri Xmedia baba bafite akabiti kabo bikoreye, kandi ugasanga ni byiza tu. Umunsi rero nanjye nakabazaniye akantu ko kwikorera beat kandi ukoresheje telefone yawe bitanagusabye na studio cyangwa ibindi birenze. Rero application yawe numara kuyidownloadinga, urabanza uyatse, nuyigeramo barakubwira ku accept amabwiriza yabo cyangwa amategeko ngenderwaho yabo, hanyuma urahita ugera kuri page imeze gutya. Niba ufite amamega uraba wemerewe kudownloadinga izi beat, usibye ko ushobora no kuzidownloadinga bakaba baguha copyright, simbizi neza, ariko n'izi ngizi rwose zabigukorera. Hari n'ukuntu kuriya naberetse mwakora indirimbo ukoresheje telefone yawe, ugakenera beat ukabona ugiye gukoresha beat y'abandi kandi bidakwiriye. Hari ukuntu wakwikorera beat kandi nziza, ubundi nawe ukaba umu DJ nk'abandi. Rero ndagira ngo iyi application uyitondere, uyigeramo izi beat nawe ushaka zidownloadinga ufite omega rwose zikajya muri telefone yawe. Ariko njyewe uno munsi ndashaka kuza kukwereka uko wakwikorera iyawe. Numara kugera aha hantu rero,
biti yawe muri iyi apurikasiyo yawe. Dore ahantu biraba biherereye ni ahangaha handitse mail. Guys, ndagira ngo ukurikirane ukuntu biri buze kugenda kugira ngo utagira akantu na gatoya uza kwibagirwa gukoramo ibintu byawe bigapfa kandi bidakwiriye. Dore aka kantu ngo main niho biraba bakwerekeje nyine, niko kabanza, niko bari bugushyireho. Nuramuka ukanze hano my music uraba ugiye kureba project wakoze, nk'amabiti wakoze nyine. Urabona njyewe nikoreye amabiti abiri, iyi n'iyi, iyi ngiyi n'iyi niyo mabiti nakoze muri telefone yanjye kandi nkajya nyakoresha. Banza wumve nk'iyi ngiyi ukivuga. Umva n'iyi ngiyi. Urumva rero njyewe, urumva ko nikoreye biti wenda wakoresha mu cyegeranyo wenda wikoreye cyangwa iki, ariko nawe ushobora gukora iyawe biti. Hano ni mowazi ugiye kuba wanashyiramo furi bakagusapotinga bakajya bazigukorera nziza. Ariko twebwe dore ahantu turi bukorere biti, uraza urabona aka kantu ngo ni modern hip hop, aka ngaka gutya, hakaba hariho n'aka ngaka kazamuye kareba hejuru. Ahantu niho uri buze ugakandaho gakeya gategereza, ako kanya birahita bizamuka. Urabona haje utuntu twinshi two gukoreramo biti. Dore hari ahangaha ni effect, aha ni record, ahangaha ni stop, ahangaha ni A and B sides. Rero ahangaha urabona yuko biti nyinshi wakoreramo ni hip hop, ariko ndakwereka n'uburyo wakoramo na biti isanzwe ya afrobeat cyangwa R&B. Biti yose ushakamo aha yavamo. Rero ukanze kuri ahangaha handitse ngo side, ahangaha bahita baguhindukiza bakakwereka ikindi gice cy'utwo du effect bakoreshamo biti. Rero reka mbanze mwumvisheho gatoya ukuntu biti yawe yaze kuza imeze. Reka nze nyine njyewe ngiye gukina biti yanjye wumva ukuntu yazitangira. Dore ahangaha iyo umaze gukanda utuntu nyine aka n'aka wenda nibyo ugiye gukoramo biti, ahangaha uhita uza handitse record ukayirikodinga, yamara kugera muri telefone yawe ubundi ukabona wayikoresha mu byo ushaka. Dore ahangaha handitse record, urabona yuko ntago kurikodinga ari ngombwa, kuko we nyine urahakanda nujya kurikodinga, kuko ndamutse ndikodinze aya majwi muri kumva yagenda nabi. Ariko reka mbanze mwumvishe wenda biti nakora ya hip hop kandi ikaza neza. Akangaka gutya kakaza, nshyiramo wenda n'aka ngaka. Umva ko yaba ari biti nziza cyane. Rero warangiza kubikora wenda udashaka kubifungira rimwe, waza ukongera ukagakanda ushaka kugafunga, ariko byose uramutse ushaka kubifungira rimwe waza ugakanda hano handitse stop. N'ahandi warikodingaga wenda, hano warikodingaga naho ugahita ukanda stop. Nuko byagenda. Rero n'ahangaha hari andi masayidi wacurangamo, kumva yuko mbese ni ibintu bitabeshya kandi byagukorera umuti, aho kujya kubona copyright uzira gukoresha biti z'abandi, wakoresha aka gaporogaramu. Rero nawe uze wigeragereze biti yose ushaka wayikora. Rero guys, ndakeka ari ahangaha twasoreza, ubundi tukazagaruka ubutaha twirebera uko wakora icyo bita no stop y'indirimbo ukoresheje telefoni yawe. Nabwo ujya ubona aba DJ benshi babikora kuri mashini, ariko njyewe ndashaka kubikuzanira ukoresheje telefoni yawe, kandi ni ibintu byiza. Wanayicuruza ku mbuga nkoranyambaga
mbese ugasanga ibintu bigenze neza. Muri make twebwe dukoresha telefoni tuba twifuza ko telefoni yaba igikoresho cyiza kiruta ibintu byose, kiruta ibindi bikoresho, cyasimbuzwa na mashini n'iki cyose. Rero urabona yuko ibintu birakora, nkaho ukoze beat urabona yuko ntacyo byaba bitwaye. Ngaho ukora subscribe rero kuri iyi channel, nicyo nagugiramo inama, kugira ngo utwo tuganiro tw'ubutaha tuzajya tubereka ubutaha nabwo utazacikanwa. Rero nomero yanjye nayibabwire ni 07 295 90 46. Iyi niyo nomero yanjye nkoresha kuri WhatsApp, n'ahandi wanampamagara ntacyo bitwaye, ubundi tukavugana hari icyo ushaka cyangwa inyunganizi cyangwa ubufasha n'iki cyose. Ubundi hasta la vista, ugire ibihe byiza, sawa.